umwana w'intare. Gaha, biriya bintu wakoze ni ibiki? Ibiki nakoze? None se kumbaza uwabikoze, hari undi turarana atari wowe? Nta wundi murarana. Nyine nsobanure, uranyara nta n'isoni ufite? Ntabwo nanyaye ku buriri. None se kubizi neza ko ari wowe wabyutse mbere, tuvuge ko ari njye wahanyaye? Wasanga nawe wanyaye ukaba wabyibagiwe. Kubizi neza ko njye nanyara ku buriri, naba nahanyaye ute kandi nahanyaye? None se ngiye ko nabonye mu mwanya wanjye hatatose. Byutse numva umugongo wose n'ikibuno biratose. Ninde wabitoheje se? None se hari undi utari wowe usanzwe uhanyara? Uretse ko maze iminsi njye nanyara ku buriri. Kuba umaze iminsi utanyara, nibyo byatumye unyarira mu mugongo? Ubwo si imyenda wararanye ko mbona uyikuyemo. None se ushaka ko nguma mu myenda wamenyeho ikivuguto? Urumva kuri kumbeshyera. Wahereye ku nkari none ugeze ku kivuguto. Ariko ndakubeshyera, yaba ari njye wahanyaye nkinyara mu mugongo. Wasanga wahanyaye ukaziryamamo. Ubundi wajya urara wambaye, warota ukarotera mu ikariso yawe. Mba numva mbangamiye ndaye nambaye ikariso. Urotera mu mugongo wanjye wumva ari byo bigushimisha? Ko nawe nazi kuntu uramutse, umugongo bawurotera mu mutwe. Uri kwirengagiza ko ibyishimo byawe by'inzozi utabirangirije mu mugongo wanjye. Ubanza uramutse nabi. Ramuka neza ne waroteye mu mugongo wanjye. Ariko uri kuvuga kurota byo kurota cyangwa byo kwirotera wowe? Uri muri ibaraguza iki? Kuzi ibyo wakoze urambaza iki? Ziko naheruka kunyara ku buriri no kwiroteraho. Kintu nkubwira ni kimwe, uzongera kunyara izo nanga zawe nzayica. Ubwo uri kubinciraho ntabwo mbyibuka ko nabikoze. Wabyibuka utabyibuka, uko nakubwiye wakumvisha. Ikintu nibuka nuko naraye ndota Latifa. Turi impanga si biguha uburenganzira bwo kunyaraho ikivuguto mu mugongo. Ariko wibuka ko ndi umwana w'intare. Ndabyibuka, ahubwo nanibaza ukuntu umwana w'intare arara atambaye ikariso. Vuga gahoro atagira umuntu kumva gato. Ibuzi ko ndavuga gahoro ntuzongere kunyara inanga zawe mu mugongo. Ndavuga gahoro. Basi gwero no munsi nzajya ndarana ikariso. Ubundi se kare kose iyo uba warayambaye utarandotera mu mugongo, ndetse nyine kubivuga ntabwo nzongera. No kumfumba tubireke, kurara wansizeho ibiguru birambangamira. Byose ndabireka, ariko nazagira umuntu ubwo akora igihe nyara ku buriri. Kuvuga kunyara ku buriri gusa se, utavuga ikivuguto wansose. Naraye ndota njye na Latifa turi kubikora. Sinari nzi ko ikivuguto cyaje. Wari kumenya ute se ko cyaje? Ubona uramukiye mu mafilimi. Ruki Kimomo hari agafilimi yasohoye gashyashya. Narakarira ndumva nta mahoro mfite. Kucureba filimi za Rocky gusa, nabandi basobanuzi uzi. Rocky ni musobanuzi wa mbere mu gihugu. Ndareba biga nsize umwami w'agasobanuye ute. Ubanza yaraguhaye imiti ariko. Urebe ko na Junior Giti asobanura neza. Junior nawe ni umuhanga ariko ize nzireba nyuma y'iza Rocky. Je nikundira indirimbo bya filimi wapi. Nje ubundi ndi kureba filimi Rocky yasobanuye. Niyo kurya nabireka ariko nkayireba ikarangira. Nanjye ndi kumva indirimbo ya Zewu. Mba nishimye nk'umwana wavutse wabo bamushaka. Ubwo se gato waba unyogereza ibyo mbangabanza nkareba iyi filimi Rocky yasobanuye ko numva nta mahoro mfite narayireba. Nimbigukorera njye ninde urankorera ibyanjye. Ushaka ko mamaza kunonga yasanze ibyanjye bitakozwe. Bitewe no kuntu numva nta mahoro mfite, nta kintu na kimwe ndibukore narareba iyi filimi Rocky yasohoye. Umuntu ukunda filimi za Rocky wagira ngo arabiguhembe. Uretse no kuba nkunda filimi yasobanuye, ni n'umuhanga mu byo akora. Kuba turi impanga, iyo tuza kuba tunakunda filimi za Rocky twese byari kugorana. Gusa nawe wumva indirimbo nziza. Numvishe cyagiye Mutoni yari yagusuye mwe muri kumva indirimbo za Zewu. Winyibutsa uzi kumva indirimbo za Zewu turapure gusunika ubu meze nk'uri mu ijuru. Kutari warambwiye ko indirimbo ze zinafasha umuntu gusunika neza. Wowe ntabwo ugera kuninda kurangiza gusunika, yo nsunika harimo indirimbo ze. Uzi ko ariyo mpamvu najyaga mbona utinda kurangiza gusunika. Niyo mpamvu uzi noneho ukuntu nkunda gusunika harimo ya ndirimbo ya nkunda. Iyihe harya? Ngivuga ngo ndaryoshye nka movie ya Yanga, abana bankunda na Sambana, ndikugura make nkafata kandi ndakarishe ndi nk'akabanga, ndakora kurusha kata buri kwezi mbatama na dabanga, ubukene si ubw'amafaranga kandi ubwenge si ukuba muganga, fata icyana cyawe nkagikanda nkagisohokana tukajya i Buganda, nkagikayisaba kikama nkabisoza turi ku mucanga, icyo ndusha nawe mafaranga nakurusha gusohora izi nanga, ninjye mwami bitaga Rucanda ndagutera mbere yuko mbanza yo
iyo indirimbo ndumva ari nziza cyane ariko wowe uri kuyiririmba ndumva uririmba nabi. njye nubwo ndirimba nabi ariko Zeo Trap wanjye aririmba neza kandi niwe mwami wa rap. Latifa nagaruka kunsura tuzasunika nasizemo indirimbo za Zeo numve. Nzi neza kuzahita umukunda kuko aririmba indirimbo nziza cyane zubaka urubyiruko. Zikuntu ubushize Latifa ndi kumutegura nari nabuze ikintu yaba yumva. Humura cyakemutse uzajya umutegura ariko umva uturirimbo twa Zeo Trap. Ahubwo nanjye reka mbanze ndebe iyi filime rukesize kuri website ndumva amaraso atari gutembera neza narayireba. Reba izo filime vuba zaba kujya urya koza ibyomba madasanga nta kintu urakora. Narayireba nta kintu nabasha gukora ngo nyikore neza. Umwana w'intare